Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Yohani Intumwa. Twana twanjye, ntihakagire ubayobya. Umuntu ukora ibitunganye aba ari intungane, nk'uko Yesu ari intungane. Naho ukora icyaha aba ari uwa Sekibi, kuko Sekibi ari umunyabyaha kuva mu ntangiriro. Ngiki cyatumye umwana w'Imana yigaragaza, ni ukugira ngo arimbure ibikorwa bya Sekibi. Umuntu wese wabyawe n'Imana ntaba agishoboye gukora icyaha, kuko imbuto yayo iba imurimo. Ntashobora rero gukora icyaha ukundi, kuko yabyawe n'Imana. Dore ikigaragaza abana b'Imana n'abana ba Sekibi: umuntu wese udakora ibitunganye cyangwa ntakunde umuvandimwe we ntakomoka ku Mana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imipaka yose y'isi yabonye ugutsinda kw'Imana yacu. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, kuko yakoze ibintu by'agatangaza. Indyo ye, ukuboko kwe k'ubutagatifu byatumye atsinda. Imipaka yose y'isi yabonye gutsinda kw'Imana yacu. Inyanja niyorome hamwe n'ibiyirimo, isi yose hamwe n'abayituye. Inzuzi nizikome mu mashyi, n'imisozi ivugirize impundu icyarimwe. Nimusingize Uhoraho, kuko aje gutegeka isi. Azacira isi urubanza rutabera, arucire n'imiryango mu butarenganya bwe. Kristu uri inzira y'ukuri n'ubugingo. Kristu uri inzira y'ukuri n'ubugingo. Haleluya. Nyagasani Yezu nabane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yohani yari kumwe na babiri mu bigishwa be. Abonye Yezu ahise, aravuga ati, dore ntama w'Imana. Ba bigishwa be bombi bumvise avuze atyo, bakurikira Yezu. Yezu arahindukira abona bamukurikiye, arababaza ati, murashaka iki? Baramusubiza bati, Rabi, ibyo bivuga ngo mwigisha, utuye he? Arababwira ati, nimuze murebe. Baraza babona aho atuye, nuko uwo munsi bagumana nawe. Hari nk'igihe cy'isaha ya 10. Andereya mwene nyina wa Simoni Petero yari muri abo babiri bari bumvise amagambo ya Yohani bagakurikira Yezu. Aza guhura mbere na mwene nyina Simoni, aramubwira ati, twabonye Kristu, ari byo kuvuga Umukiza. Nuko amugeza kuri Yezu. Yezu aramwitegereza, aramubwira ati, uri Simoni mwene Yohani, none kuva ubu uzitwa Petero, bisobanura urutare. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Umuryango w'Imana
urugwiro rwa Yesu uturembuza ati nimuze murebe, nta kindi twarugereranya, kandi rutuma tumukunda kurusha uko byari bimeze, tukifuza kugumana nawe. Yesu afite urugwiro rwinshi. Njya nishimira kandi ngakumbura kumva no kubona mama umaze gutegura ifunguro, umaze gutegura ameza, ahamagara abana be nk'abandi babyeyi bose ati nimuze byatunganye, maze abana bakaza bakamukikiza kubera ko ari umukirisitu, akababwira ati ngaho tubanze dusenge, tubanze duhe Imana icyubahiro. Bagaha Imana icyubahiro ati nimwicare. Abashobora kwihereza bakihereza, abakiri bato cyane agakora ku buryo abashyirira ku isahani, maze akabitegereza ashimishijwe n'uko bari gufungura. Haba hakiri gato cyane nawe akegera hirya akaba ari kukonsa. Imana ifite urukundo rwinshi. Imana ishaka ko tumererwa neza. Imana iradutumira ati nimuze, nimuze maze mbatungire ubuzima, kuko iryo jambo ryayo ridutungira ubuzima rwose. Kuko Eucharistia ntagatifu ntabwo ari impamba y'abarwayi gusa, ahubwo cyangwa se bakiri mu rugendo, twese turi muri urwo rugendo, ahubwo idutera imbaraga. Mu masengesho nyuma yo guhazwa nkunda agace kenshi muzumva amasengesho avuga gutyo ngo wowe umaze cyangwa se umaze kuduhembuza Eucharistia ntagatifu. Guhembura nk'abantu bari mu rugendo, nk'abantu basa naho bananiwe, noneho ngwino, yamuha amazi, yamuha ifunguro runaka, agahembuka atawi. Urakoze muvandimwe, ariko urugendo umaze kuduhembuza Eucharistia ntagatifu. Muzi mu masengesho menshi ameze gutyo nyuma yo guhazwa. Imana ishaka kuduhembura, iraturembuza kuko ibona wenda unaniwe, kuko ibona urugendo rushobora kukunaniza nubwo wenda utarabyumva, iti ngwino, ikakurembuza ngwino. Nateguye ameza, byatunganye, ngwino. Yesu Kristo ati nimuze murebe, nimuze. Yesu Kristo koko atwereka uko Imana iteye, kuko n'igihe navuga ngo niyo haba hari ubigizemo uruhare, dusanga Imana ari idutumiye. Urukundo rwinshi rw'Imana rwuzuye ineza yayo, rwuzuye kutwifuriza umunezero, kandi koko niko biri. Ni byiza kubana na Yesu Kristo muri kiliziya ye, ni byiza kwitegura kuzabana na Nyagasani mu ihirwe ry'ijuru, kuko uwo mubano, uwo mubonano udutegurira kuzabana nawe. Nabo ngabo bishimira kuguma aho ngaho kubera ko bumva umunezero Imana ibaha utandukanye n'ibindi bitaragasi byose basanzwe bararuza. Nagiye kuvuga ku muhanda n'ahandi hose. Iyo duhuye n'Imana biba bitandukanye n'ibindi byose. Nabyo wenda dukeneye, n'urwo rukundo rundi dukeneye, ariko tugasanga ibya Nyagasani bitandukanye n'ibyo byose. Maze tukamwegera ngo tumutege amatwi, twumve ijambo rye, anatugaburire wa mugati wo mu ijuru, mbese nyine aduhembure. Twitegereze Andereya n'umuvandimwe we, babigishwa bombi bari abigishwa ba Yohani Batista,
bakaba bari barumvise Mesiya ko ari hafi. Noneho umwigisha wabo ati nguriya dore ntama w'Imana. Biratangaje ko uwo musore, ndavuga Yezu Kristo kuko yari umusore nkabo. Yari umusore ungana na Yohani Batista, barutana amezi 6 gusa. Yari umunyagalileya nkabo, ariko bahita bemera ko ari we ntama ukiza ibyaha by'abantu. Biratangaje. Yezu hari ikindi kintu yifitemo, babonaga ko adasanzwe. Na Yohani Batista ejo ku munsi w'ejo twahoze yabisubiyemo inshuro irenze imwe, arongera ngo njye sinari muzi. Uyu mubyara we yari mubyara we, aravuga ati ibyo nabwiwe na Nyagasani atandukanye nuko namubonye dukina, badutumye amazi kuvoma, badutumye ku isoko muri supermarché, atandukanye nuko sinari muzi, none niwe ukiza ibyaha. Nigeze kubabwira uko ntangarira cyane Bikira Mariya utarigeze amenyera Yezu. Bikira Mariya ntiyigeze amenyera Yezu na busa, kandi kiramubyaye, twise birumvikana, aramubyara, aramwuhagira, aramwonsa, kandi abona ko amukorera n'isuku igihe yiyanduza nk'umwana nyine, kuzageza n'igihe amwakiriye mu biganza bye, yabaye urugina rw'amaraso, bamukuye ku musaraba, bamaze gusaba uwo murambo umutware. Bikira Mariya niwe amwakiriye mu biganza bye, yabaye urugina rw'amaraso. Noneho atakibashije kumwuhagira, kuko aka ni keza cyane. Bikira Mariya ntiyabashije kuhagira Yezu wabaye urugina rw'amaraso, ya maraso atumenera, kuko Yezu Kristo ni nkaho yabahaye ikimenyetso ko atari bo bagomba, ahubwo ayo maraso awuhagira ari bo. Ayo maraso natwuhagira twebwe. Na Bikira Mariya ntiyabashije, we wari waritaye kuri uwo mubiri, ntiyabashije kumwuhagira. Ayo maraso yari yamennye cyangwa se yari amaze kumena ku musaraba, niyo yuhagira abo bantu bose n'abigeze gukeka ko bamwitayeho, n'umucunguzi wabo. Bikira Mariya ntiyabashije kuhagira ntibanabashije no kuwa mbere wa Sabato bajya kumva nyine kugira ngo bamukorere ibyo bagomba gukorera umurambo, bagasanga nabwo ntahari. Arabarenze, asumbye ibyo bashobora kuba gukeka bashobora kuba bamukorera. Ntabwo ari wa wundi, tigeze amenyera uwo muntu yakora ibyo byose. Na Yohani Batista sinari muzi. N'aba basore babona ari mu kigero cyabo, ari umusore nka bagenzi, bakabona ko adasanzwe, ntibamumenyere, bakabona ko ari umucunguzi wabo. Bikira Mariya aratangaje, abasore baratangaje, izi ntumwa za Yohani Batista ziratangaje. Nk'aba bigishwa rero bamukurikira, bagatangarira ijambo rye, bagatangarira ineza ye, bakagumana nawe, ibineza bikabasaba kubera ko bari kumwumva, bari kumva iryo jambo ritandukanye n'andi magambo yose, kuko ari ijambo ry'Imana, ni ijambo w'Imana. Natwe twemere kuganira ndetse no kugira umubano na Yezu gutyo. Si amagambo gusa, si amagambo asanzwe, ahubwo no kumwitegereza ubwabyo, dushengerera Ukarisiya ntagatifu, twitegereza umusaraba, twitegereza ishusho ya Yezu nyirimpuhwe, bituma tuguma muri we nawe akatugumamo. Yezu Kristo koko ashaka ko tugumana. Bakristo bavandimwe, iyo ntambwe ni ingenzi mu buzima bwacu. Uwo mubano ni ingenzi, guhura na Yezu. Dushobora kuba abakristo ndetse cyane ariko tutarahura na Yezu. Dushobora kuba abahanga n'inzobere ariko tutarahura na Yezu. Dushobora gukora imirimo ihambaye no muri kiliziya ariko tutarahura na Yezu.
dushobora guhabwa amasakaramentu nk'uko tugiye guhabwa n'ukarisitiya ntagatifu, ariko tutarahura na Yezu, tutaragira urwo rukundo, tutararwumva. Kandi icyo gihe ni ingenzi nk'uko nabivugaga mu buzima bwacu. Igihe Andereya na mugenzi we bahuye na Yezu bwa mbere, ntago babyibagirwa. Guhura na Yezu ntushobora kubyibagirwa, wahuye na Yezu ntashobora kubyibagirwa, ntashobora kubyibagirwa na rimwe. Baramukurikiye, baranatubwira ngo icyo gihe ngo hari saa 10 ku isaha ya 10, hari nyuma ya saa 6 ku isaha ya 10. Barabyibuka, bazi neza icyo gihe, barakivuga. Umuntu aravuga ngo njye nari nicaye kuri iyi nkingi mu kiliziya ahantu runaka, muri za kiliziya zitandukanye, ku dutebe two hambere cyane. Akavuga ati hari ahangaha twari twicaye ku giti bari kutwigisha inyigisho zo kwitegurira ukarisitiya ya mbere, kuko twari turi mu rugo ahantu. Ukabimenya ngo hari saa 10, barabimenya. Icyo gihe arakimenya, ukakizirikana. Dore nicaye ahantu hanze, nta nubwo ari wenda mu kiliziya, ikibeho kundi ngeza, nuko turahura. Navuga ngo dushobora kuba tutarahura na Nyagasani Yezu Kristo koko. N'igihe wibuka aho mwahuriye, wongere ushimire Imana kugira ngo uwo mubonano utigera ukuvamo, utigera utuma ujya kure y'Imana, kuko itandukanye n'ibindi byose uri kugenda uhura nabyo bishobora no kumukwibagiza, no kukwibagiza uwo mubonano igihe wahuye n'Imana, igihe uhura n'Imana. Koko guhura na Nyagasani biraduhindura. Abigishwa ba Nyagasani niko byagenze. Iyo ndoro y'Imana, iyo ndoro ya Nyagasani Yezu Kristo itandukanye n'izindi ndoro zose. Turibuka ya ntego ya Papa wacu ubungubu dufite, atwibutsa ya magambo yo guhura na Levi na Matayo ngo miserando atque ergendo. Amwitegereje nuko aramutora, amugirira impuhwe maze aramutora. Miserando atque ergendo, aramwitegereza amugirira impuhwe maze aramutora. Kuko Imana iyo ndoro yayo itugaragariza impuhwe zayo, tugaragariza urukundo rwayo, rwa rugwiro rw'Imana. Nimuze rero murebe, nimuze mwakirwe n'urugwiro rw'Imana, kandi rubategurire kuzabana nayo mu bwami bw'ijuru. No muri Ukarisitiya ntagatifu mwongere kwakira ubafitiye urugwiro, kwakirwa noneho n'ubafitiye urugwiro. Nyagasani Yezu Kristo natugumishe muri urwo rukundo rwe, ngo tugumane nawe. Barahaguma kuko basanga hatandukanye n'ahandi, cyangwa se bagumana nawe. N'igihe bagiye mu mirimo isanzwe, baba bari kumwe n'uwo nguwo ubakiza, utandukanye n'uko bashobora, ntibabimenyera, ntibamumenyera. Babona baravuga ati oya, ibyo biranyuranye. Bikira Mariya rero wakomeje kwemera ko Yezu Kristo ari umucunguzi, nubwo yagombye kuba afite ibintu byinshi byo kumenyera Yezu. Atube hafi, abe hafi mwebwe umuryango w'Imana,